Yes, reka mungire ibyo mvuga wenda kubyo bikiya cyo kuba nkuziho nawe uraza unyongereraho kugira ngo abantu bumve ko tugiye kuganira n'umuntu ushaka kubagira ibitekerezo atangaho abantu mu byo runaka. Uyu musore rero numwe mu bantu bakoze itangazamakuru ndetse unari kwishyirana hafi by'umwihariko icecekeye yakoze kuri televiziyo, yakoze kuri YouTube, yabaye umwanalist muri Uganda naho yize mu gihugu cy'Ubushinwa ndetse ni umukinnyi wa filime ukomeye cyane ko yakinnye muri filime ndagahora n'ibihangange bikomeye hano ku isi birimo ba Jackie Chan. Nagira amahirwe yo kujya Beijing umusore Jackie Chan, ngize impano noneho bampanga kuri role nawe, noneho cyantunguye nyine nuko abakwigisha kuri hoteli ibipfunsi kuntu ubikwepe se aho uri bugwe bakakwambika ibimatora n'ibiki, nongeye kuko nishize mu ndakunda nahuye n'umuntu w'igitangaza bavuze action namurasha ingumi nanjye nkitanya kubibona nababaye pe kuko ndi n'umufana we nakagaseko karande mu bantu nyine bagakunda cyane, ariko mbikwikiranyeho neza gatoya mbona ko hari ibindi bintu Abanyarwanda bahishwa. So niba ngenje nkakubwa cyangwa uje ukambwira uti ahantu navanaga umugato Olivier wahagaze nkagira nkavana Jado fata igihumbi, kuko ndakubwiza ukuri ngo hashobora kuzavamo n'ibindi bintu gakomera, kuko biramutse bisanzwe koko iyo YouTube itaravanyweho hakaba hari abantu bamuhaye icyo nakita ubufasha kugira ngo YouTube yigaruke. Ko nta bufasha yatse oya ntabwo nabyinjiramo cyane, ariko se ubu muntu ni iki se nubwo niwe ubuteka mutwe bushukana ngiye nkakubwira nshobora kuvuga ngo navuyemo ijisho uko nambaye filme ukangira impuhu kwampa 5 icyo gihe ndagushutse ntabwo mfashije ndagushutse kuko nawe nabibona cyangwa abafana be simbizi bashaka kubona ko nkaho ari kumuvuga nabi. Nituvugisha ukuri hari igihe ukuri kutamushimisha, nituvuga nabi nabyo ntabwo yabyumva neza. Gusa icyo nzi neza cyo tutagenda muri message nyinshi nuko Yago akwiye kubwiza kwa Abanyarwanda ko bumenyi butari bwinshi cyane mfite kuri YouTube. Nawe niba wakoze subscribe kwa Yago wabireba wajya ukareba uko yakoze subscribe, hari ukuntu iyo kanze hari ahantu kuri ukareba amateleviziyo wakanze subscribe uhita ubona list y'amateleviziyo ukurikirana. So TV ya Yago show iracyariho, TV show. Reka nongere mbasuhuze ndetse mbayikaze mu biganiro byacu bya buri munsi, nabashimira mwese mudukurikira umunsi kundi buri munsi gukeye tuba dufite updates. Rero reka mikaza abantu bari mu Rwanda ndetse no bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda muri za diaspora zitandukanye bakurinda ndetse bakurikira Iris, turi kumwe n'umusore hano muri kubona blacks are beautiful igikara ni cyiza kabisa muri rinete nziza yabandi igikara cyane bro iyo nirebye ndabibona igikara ariko iki cyawe kimeze neza ndetse n'abantu bose bibikara turabashuhuje. Ari umukobwa ejo wese kwibasira abantu ngo abasore b'inzobe ngo sijubitu ndavuga ni sibi n'ibiki mwakabyara umutima n'umuntu abihuriye buryo niko mbifata, ariko niba ndi igikara nta kibazo I'm proud of. Abantu bakunda gutandukanya ibintu ngo abasore b'inzobe ngo sometimes ngo baba serious ngabibikira bari serious cyane, wowe niko ubibona? Bitewe nuko burya abasore b'inzobe tuvugishije ukuri barakundwa burya, ahubwo ko abakobwa babakunda banakundwa na benshi, ni mpamvu bavuga ngo barahemuka. Burya bibika ntabwo dukundwa cyane, impamvu iyo ukunzwe n'umwe umufata neza. Yewe hanyuma uyu niwe musore tugiye kuganira, ndi kubona ka contact kabisa, musore umeze neza uri mu bihe byiza. Kubona umusore ungana gutya rwose ukiri mutoya n'imodoka ye uhita binyereka ko ibyo byose ukora ibyo ukora ushobora kuba uri mu iterambere. Oya n'ukuntu ibyo muri Afrika gusa, ariko Abanyaburayi n'abari muri Amerika batatwumva nayo imodoka ni ibintu bisanzwe ubundi, ariko mu Rwanda ho ntabwo babisanzwe. Hari n'ukuntu umuntu umubwiye uti ngiye kureba umujama wanjye tugiye kuvugana, tuvuga uti kankuteza contact nayo nabonaga imota yancitse, ndavuga ni utaza kumva nk'umuntu utari seriye, mbwira umujama nti niza gato ndaje ngo mukanya yampamagara nimigutungure nzanira imodoka nyiko ayitindanye cyane rwose. Oya urayifite ndabisa. Hanyuma twinjire mu kiganiro wibwira abantu badukurikiye babanze bamenye nire tugiye kuganira, wenda nanjye ndaza kurenza hakange ariko abanze bakumenye uburyo bw'amazina, nanjye uburyo nkuzi byanatumye umunsi nemera ko tuganira cyangwa se nkutumira
nawe ukananyemerera kuko ari cyo wenda wabwira abantu bitewe na experience y'ibyo wanyuzemo. Ubundi ne tujye kuganira. Amazina y'ababyeyi nitwa Hirwa Olivier, handi umusore nyine, ikindi ni kera ndi umusore, ni amazina yavuze Jado ntongore rwose. Uvuka muri Ghana cyangwa uvuka mu ndi umunyarwanda? Umunyarwanda wavukiye mu Rwanda. Navukiye Gatsibo ariko nkurira mu Bugesera ya Nyamata. Yes, reka mungire ibyo mvuga wenda kubyo biki ashobora kuba nkuziho nawe uraza unyongereraho kugira ngo abantu bumve ko tugiye kuganira n'umuntu ushobora kuba yagira ibitekerezo atangaho abantu mu buryo runaka. Uyu musore rero numwe mu bantu bakoze itangazamakuru ndetse unari kwishyirana hafi by'umwihariko icecekeye, yakoze kuri televiziyo, yakoze kuri YouTube, yabaye umwanalist muri Uganda, naho yize mu gihugu cy'Ubushinwa, ndetse ni umukinnyi wa filime ukomeye cyane ko yakinnye muri filime ndagahura n'ibihangange bikomeye hano ku isi birimo ba Jackie Chan, ndetse amafoto y'amafilime mwe yagiye agaragaramo narayo ndi ugerageza kwereka abantu n'ibidukundira. So ni byinshi cyane, urumva rero ko ufite background nawe wize ngira ngo muri China wizeyo. China nizeyo imyaka 4. Urumva rero ko byanga bikunze ni umugabo ufite ibitekerezo by'umwihariko akunda showbiz hano mu Rwanda, ari nabyo mukanya enda kuri experience mvuze noya wenda ibyo nkuziho. Ikindi watwongeraho ni iki? Usibye n'ibyo abantu bazi nk'umu MC, abenshi banzi kwizana rya ICV barabizi, gusa ntago nkikoresha cyane kuri iryo zina narikuye kuri DJ Mila, kimbere yo kwitwa DJ Mila ga ICV akako nakandi kanzaguha ka experience nakandi ga story. Ikindi navuga ariko ngo wabaye n'umuhanzi. Nabaye n'umuhanzi ko biranga. Oya byaranze ndabyemera. Niba ikibazo cya promotion, niba ikibazo cy'ibihangano bitari byiza, ntago ndabimenya. Birabyashe byose byarahuye. Kuko maybe namaze imyaka 2 mfite views 3. Nge naribashije ni havuyemo ngiye na producer wanjye iyo ndirimbo yari ryari 2014 nibwo nayisohoye kwa Trustlayer. Icyo gihe nakomeye ko muri Touch Record sinzi makiriyo, ariko twashyize kuri YouTube naho nkubeshya namaze imyaka ifite views 3. Ariko na DJ Mira by'umwihariko ku bakunzi bana bamukumbuye akomeza agira ukuri dashira, bakomeza banamusengera banafasha basigaye. Ariko mu by'ukuri nawe DJ Mira yagize gusetsa abantu, ariko byari byo ngira ngo nawe yakoze indirimbo muri iyo myaka igira views enye, none nawe wagize 3. Nagize 3 manayingayingaga ntago ndi kure, kuko ndabyiruka neza mu rugo bigeze kunkorera ga surprise kwa anniversaire yanjye, ndarakara cyane ni mwese muri hano basi mujya kuri YouTube mukama views mba ndi umustar. Mba narushije benshi na rukundo urimo bro, dose ubwo haje abantu 30 covid yitaraza, kandi we kuri YouTube ufite views 3 kandi bose afite na Android we na 20 muri bo, abana bajya babakobesha tu. Ariko nta kundi buhanze mavu naburetse nawe nta gikundira. By'umwihariko bimwe mu bintu nashaka kubazaho uyu munsi, uri umuntu ukurikiranira social media hafi, ndetse urumva nkuko abantu babyumvise wanabinyuzemo bikozeho, ari saga namuze mbona uyu munsi yanga isaga imaze amasaha agera kuri 6. uraza kugira icyo yivugaho kuko ndabizi ko ubikurikirana hafi cyane, ndetse uza no kutubwira abantu bumvise bavuga ko wakinnye filime muri China. Uraza kutubwira urwo rugendo rwo muri China kuntu rwari rumeze no kuntu wisanze muri icyo gisata n'ukuntu wabivuyemo n'impamvu uri naha, niba uzanasura uzatubwira. Ariko rero saga ya chaîne cyangwa se channel ya Yago yakomeje kuba saka ikomeye, ari amazina abakomeye hano mu Rwanda abakurikirwa n'abantu benshi. Ibicizweho ni ikintu gikomeye, uburyo umuntu akurikirwa kuri Instagram n'abantu barenga 100,000. Ku bantu bari kutari kubyumva neza, fata Kigali Arena ku Niba yuzuye uyikuba 10 aba ari abantu bagukurikira kuri Instagram. Rero nabuze mbona saga batangiye guterana amagambo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kwanza wabibonye wowe? Nayibonye gutyo kuntu uko ni ibintu umuntu nyine wese ukurikira showbiz hari ikintu udagomba kuyoberwa, cyane cyane kiri trending nk'icyo ngicyo. Gusa icyo nakivugaho nyine showbiz kandi buri muntu wese afite kuntu akora ibintu bye kuyanga bigeze kuntu runaka. Gusa ko nayibonye bishobora kuba birimo ikintu bita amayobera, kandi amayobera akomeye cyane. Wenda sinzi niba neza wasomye comment ya Philpeter, cyangwa utayibonye niba ufite phone hafi wagira cyangwa se ngagutiza. Reba poste ngiyi sinzi rero nagufasha kugusomera umurongo kuwundi. Okay, kwanza reka duhere ku ya Philpeter gusa. Niya Irene niba ngombwa turayigarukaho ubundi turebe kuntu twabyanariza. Hanyuma Philpeter yati muvandimwe Yago
nagira ngo ngusabe ubwiza ukuri Abanyarwanda bireke kubateranya n'abandi. Ako kantu icyambere aribyo ashingiraho. Channel yawe iriho ntago yasibwe, ahubwo wahishe content zose ku bushake bwawe. Aho ngaho buretse gato mwanze nkubaza, harimo ibintu bibiri. Harimo ko yavuze ko ateranya abantu, kubateranya n'abandi. Ubwiza ukuri Abanyarwanda bireke kubateranya n'abandi. Icyo kintu cyo kubateranya n'abandi ni kukibona wowe? Wenda Jado, wenda icyo nzi neza cyo wenda sinzi ukuri kwawe kuri mu mutima wawe, ariko ahangaha harimo ibintu bibiri bundi twakumvamo. Hari kubwiza ukuri abafana bakamenya ibyo bari gukora ibyo ari byo. Hari no kubwiza ukuri bagenzi be. Kubera ko iki kintu kiri kuvamo, hari abavuga ati bamugwishije hasi kugira ngo abandi bazamuke. Kuko tuvuze ko umuntu avuga ati ashaka kubikira imbehe wagahaga. Bishobora no gutuma YouTube mu Rwanda simbyifuje ishobora kuza gucika amazi. Kuko we Jado ndaza hangana yo kuvuga iki kintu ugaje ko tugica hejuru. Kuko nawe nabibona cyangwa abafana be simbizi bashaka kubona ko nkaho ari kumuvuga nabi. Nituvugisha ukuri hari igihe ukuri kutamushimisha. Nituvuga nabi nabyo ntago yabyumva neza. Gusa icyo nzi neza cyo tutagenda muri message nyinshi nuko Yago akwiye kubwiza ko Abanyarwanda ko bumenyi butari bwinshi cyane mfite kuri YouTube. Nawe niba wakoze subscribe kwa Yago wabireba, wajya ukareba. Uko yakoze subscribe hari ukuntu iyo kanze hari ahantu kuri ukareba amateleviziyo wakanze subscribe uhita ubona list y'amateleviziyo ukurikirana. So TV ya Yago show iracyariho, TV show iracyariho. No kuvuga ngo yaba yarakuwe kuri YouTube iba yavuye mu mashine aba kuri YouTube. So birumvikana ko bishoboka ko ntago nzi impamvu ngo mbyinjiramo cyane, akashaka kuba yarahishe content anabishaka. Kuko yaba yarasibe nko we abyandika ngo yavuyeho ko yaba haters ntago wayibona. That's why ashobora kugira ikibazo kimwe abantu benshi babona kuyibona. Nose nk'ubu ngumbi mbirebye nkahita mvuga ni mutipe ntago ayiseriye. Nshobora kutamufollowinga. Kandi yamaga ibiganiro byiza kankorera ijoro cyangwa umunsi. So birakwiye ko avuga ati email nabonye bashyira n'ibyo bya email akavuga ati niba ari umuntu runaka wandipotinze nakwese screenshot yeka Abanyarwanda namwe mu mwirinde wasanga yengeye cyangwa uriya cya cameraman wawe kandi mukorana. So byaba byiza ariko nanone biba bikenewe muri showbiz, biba bikenewe ko nk'ubu ngubu nta yindi nkwiri kuvugwa iyo atabikora byakwira bitese muba mwicaye ukabatekereza ko yabikoze kugira ngo agire uburyo ki showbiz ayishyushya. Ku giti cyanjye uko byatangiye ushobora kuba yabitangiye ari ibintu byoroshye, ariko burya kamubwiye akantu kamwe ariko simbizi neza, ariko burya igihe umuntu ibibuzima arimo ashobora kuba yishimye wowe utabizi ati ushaka kuvuga ati se channel yavaho akishima gute. YouTube yabishyura bro, ntago mukora ibiganiro ngo muyabatenteina n'ibiki, ariko namwe hari icyo batunga kandi kiva muri ibi ngibi mukora. So niba ngenje nkakubwa cyangwa uje ukambwira uti ahantu navanaga umugato Olivier wahagaze nkagira nkavana Jado fata 1000 undi ubushobozi aguha 5 wowe ukareba ugasanga ku munsi winjizaga 5,000 kuri YouTube, ariko uyu munsi none uri kuyafata mu munsi umwe. Uri kumva noneho ukavuga uti okay iki kintu uko ari cyiza akamanze nkireke, kuko ndakubwiza ukuri ngo hashobora kuzavamo n'ibindi bintu gakomera, kuko biramutse bisanzwe koko iyo YouTube itaravanyweho hakaba hari abantu bamuhaye icyo nakita ubufasha kugira ngo YouTube yigaruke. Ko nta bufasha yatse oya ntago nabyinjiramo cyane, ariko se ubu muntu ni iki se? Kuko niba mvuze umuntu afite abafana nkumva ari mu byago, umutazi kubireba yagize ngo byavuyeho bashoboye ati kanaka n'inshuti yanjye kare kuvuga cyane wenda atagira ngo namwibasiye, and then icyo bagita bundi mu mategeko avuga ati kanaka yagize ibyago bura ntari gukora bimeze gutya na gutya reka muremere, ugasanga noneho abantu bamuremera ari benshi yandere ku izo mezi atanayinjije mu byumweru 2. Of course kandi mu mategeko bivuga hari niba babyita ngo ubutekamutwe cyangwa se akuntu ukora ikintu ubeshya nubwo babyita ubutekamutwe bushukana. Ngiye nkakubwira nshaka kuvuga ngo navuyemo ijisho uko nambaye filme ukangira impuhwe ukampa 5, icyo gihe ndagushutse ntabwo mfashije ndagushutse uwo neje nituhora ndi kureba uzavuga ati uri kumva neza. Ni ukuvuga ngo nge twese tuba ku bwa profit brother, nanjye nkitanya kubibona yababaye pe kuko ndi n'umufana we
na kagaseko ke nagende mu bantu nyine bagakunda cyane, ariko mbikwikiranyeho neza gatoya mbona ko hari ibindi bintu abanyarwanda bahishwa kandi ntabwo ari byiza pe. So wenda tubihuje nawe n'amagambo bwe yandikiye, ndetse aramazina akomengera ngo nk'umugabo nka Luckman Nzeyimana nawe umuntu ukomeye cyane muri no showbiz yari cyo yagiye agarukaho, ariko nyine urumva reka turebe impande zombi, kuko aribyo Peter yagaragaje n'abantu benshi akavuga ati ibintu birashoboka, ariko nanone ku ruhande rwa Yago nanone aribyo yagaragaje kandi koko byumvikana. Gusa ubwo nawe uragenda duha comments. Wenda turangize ino nteruro, hari n'abantu batakurikiranye ino story kuntu yagenze n'ibyo Philpeter yabyanditse, wenda tumaze kubabwira interuro ya mbere, kanzi babwire zose ni ibintu byose yashingiye abwira Yago ngo agaragaze cyangwa se ashyira ahagaragara channel. Icya kabiri yavuze ngo impamvu zishobora kuba zarabiteye it's either waraviolatinze community guidelines zo YouTube bakaguha strike na probation yo kudaposting ibiganiro nyine for a given period mu gihe runaka, kandi wakuyeho content kugira ngo udahabwe izindi strike, channel igafungwa burundu. Icyo niko babibona. Akongera akavuga ati niba ari copyright content cyangwa se report z'abantu zagwesheje strike ugahisha content zose ngo badakomeza kuguha izindi, wavuga abantu bari kukuripotinga Abanyarwanda bakabimenya, kuko email za YouTube ziba zisobanutse, zikwereka amazina y'uwabikoze, email ye ndetse n'impamvu yatanze, bityo abantu barava mu rujijo bareka gukomeza kudutuka baduhora ubusa. Yishyizemo nyine uduhe screenshot y'iyo email, uwo muntu tumumenye, tumwirinde natwe atazadukoraho. Maze iminsi nakira message nk'izi nkaceceka, ariko byari bimaze kuba too much kubiba urwango, ndetse tujye tubyirinda. Hagatanga ugiye kugira icyo uvuga kuri izo nteruro ebyiri nyine, ariko ikintu cyo kuvuga ngo kubiba urwango ari nanjye na comments nagiye mbona z'abantu, ariko nge narababwiye ngo time will tell, igihe kizababwira. Abantu bavuga ngo Jado dushobora kuba yagize uruhare muri bino bintu, uriya yari friends of mine kandi n'ubwo uri brother wanjye, ariko nanjye nabonye ko abantu bashobora kuba barangiye urwango bitewe n'icyo kintu, kandi ntazi biva niyo bigana. Nawe Yago akakanya umutima we arabizi. Rero icyo kintu cyo kuba abantu bashobora kwanga umuntu kubera iyo saga yabaye, cyo kiriho nanjye ndagihamye. Ku ruhande rwawe wowe ukibona ute? Ngewe uko mbyumva, nta nubwo navuga ngo Philpeter yavuze, ahubwo navuga ngo Philpeter yatanze igitekerezo, kandi igitekerezo cya Philpeter nyine nagiha 100%, kuko we icyo yifuza no kuvuga ngo nakura abantu mu rujijo. Yes, nabivuzeho, navuze Jado impamvu yavuze ngo kubiba urwango mu bantu, niyo umuntu ari umufana wa APR, undi umufana wa Rayon Sport, undi umufana wa Kiyovu, no kuvuga ngo uzabireba kenshi na kenshi ibibazo byacu tugiye kuba tukabishaka ku bandi. Kiyovu ishobora kuba itabo yagize ikibazo runaka cyangwa ikipe runaka X itaza ku kibuga tukavuga ngo twagira ngo itanga amanota handi, ntituyite ku cyateye ikibazo. Niyo mpamvu mvuga ni na Yago burya ntabwo twapfa kumuvuga nabi, ariko ubu yisaha nge umwanya mpagazemo navuga kuki Yago atagaragaza ukuri. Niyo kibazo kiri mu Banyarwanda ubundi, abantu bati yavuyeho, abandi yavuyeho, noneho byarenze kuvuga ngo yavuyeho, byageze ngo ni bakanaka. Hari n'abandi bamwe bati ni Jado, abandi bati ni Peter, abandi bati ni Sabe, abandi bati ni Chita, kandi bagaca inbox abantu bakagutuka for nothing. Yes. Erega abagutuka namuje ndagomwizuka, abagutuka nta kibazo bafite, niyo makuru bafite. Niyo umuntu avuze ngo nza abanyamakuru babirigeze ko na video babiri kuri YouTube bangambanira, and then naho nanjye ngahita mva ndabizi neza ko yanze kubivuga ni Sabe. Ufite nimero ya Sabe ushaka kuvuga Sabe ubikorera iki? Icyo ni igihuha. Niyo mpamvu mvuga ni habaye ikintu ukuri akavuga de email zandi potinze nizi Abanyarwanda kazi nizi n'abangaba mu makuru mfite n'abangaba, uko imeze bisobanurira. Ntago YouTube ari ikintu cyiza kigiye gutya gusa mu kirere oya, ni ibintu bisobanutse. That way mvuga ni Philpeter kabisa kudesha we yatinyutse, kuko n'abaremerewe ni benshi cyane, kuko abafana be ubungu bose twava ko ari gufana nde, ahubwo bari kumva ko hari bamwe bari kuzamukira muri isaga. Yes, mvuga ngo kumufana ntabwo abari kumuharabika kubw'inyungu zabo. Yes, of course, kandi kuko banahari, kandi ukuri kurahari, nyine ufite ukuri ntashaka kugaragaza. Nuko niba undamukwicira cyane Yago uzumve ibintu byose arazimiza. N'ahantu yasubije Philpeter yavuze ngo muzagenda mwigaragaza, ariko ntabwo yiza mushinja karimo, ariko usesenguye wakumva karimo. Base yava ngo nawe mu bangenda aho bamo akabyemeza. Nkabyemeza, nemeye kwaje Philpeter mvane bro, saba mu brand imbabazi kandi bave mu matiko.
sibyo ahako Yago nabwira ati ngewe ndarambiwe enough is enough dore ukuri nguko imundi kibyinge kimeneke kandi turifuza ko yagaruka akazi kagakomeza muvandimwe. kandi ngira ngo nibyo nahuje na Lucky nawe ngira ngo nibyo yavuze ati byari byiza rwose no tubwiye avuga ukuri uko byagenze ko reportinze kugira ngo bafashe kumenya mu by'ukuri ntagire ukekwaho icyaha mu byumwe cyangwa ubundi. Ariko noneho interuro ya Yago nayo reka nyigarukeho nayo ugira icyo ivugaho nino saga tuyiveho wenda tujye no kubindi kuko niko nabivuze ari abantu bashobora kuba batamenya ibyisaga batanabyumvise abantu babire mu mirimo itandukanye ari niba byabaye mu masaha n'injoro cyane. Okay, Yago yagize ati rero tega amatwi wumve, yagize ati nta kindi bari kuvuga kuko nawe uzi ukuri ahubwo urakoze kwigaragaza muri bamwe b'imbere. Urumva atamushinjisha ko nashobora kuba arimo icyo kintu. Nicyo cyo nakubwiye ushobora yashyizemo ijambo ushobora. Urumva yavuze ngo umva kuntu yavuze ngo nta kindi bari kuvuga kuko nawe uzi ukuri ahubwo urakoze kwigaragaza muri bamwe b'imbere. Muri bamwe b'imbere. Exactly yamushinjisha. Aho ngaho kuri ayo magambo yamushinjije. Absolutely Philpeter rimwe mu bantu ashobora kuba baragambaniye Yago. Yes. We aho ngaho Philpeter mu bagambaniye Yago. Umva icyo yongeyeho. Kuri kwavuye kwa Yago. Yes. Yavuze ati gake gake murakomeza mwigaragaze nicecekeye. Kandi Imana nikora nkuko mwebwe mukora. Hanyuma ko namwe mwakuriyeho kwa prodinga hafi 2 weeks. Ubwo ni ubushake bwanyu cyangwa ubonye nawe bikubaye wumva wavuga ubusa nk'ubwo uvuze. Wowe noneho reka nkwerurire wangenzeho kuva kera n'ubwo buryarya bwawe abantu barabuzi. Wirirwa ntumaho abantu ibyo uvuga byose kuri nge bingeraho kandi nk'uko abenshi bamaze kumenya ubu noneho urigaragaje neza byeruye kandi urakoze gutuma rubanda bakumenya. Uburyarya bwanyu burarambiranye kandi disi bumvaga batazakumenya. Wowe na timu yawe nta kindi nababwira uretse kukubwira umva kandi kantu kiyongereyemo. Wowe nande na timu yawe ngewe na yivuge timu igaragara kuri The Choice ngira ngo ni Philpeter, Irene na abantu babizi nande na oya wijya kure ubundi Moses cyangwa se abandi ntago njye mbabara cyane. Reka dukomeze tuyirangize tunanariza inonero ku mugani. Aha atamahirwe masa ariko muzafata ubusa bantu mukurikirana The Choice live. Aha birasimbutse gatoya aha ngibi abongera avuga ati bantu mukurikirana The Choice live murebe kuri yo channel murebe kandi munitegereze igihe izamara idashyiraho content. Reka tumugerere mu kebo atugeremo tumubwire ngo kuba udashyiraho ibiganiro n'ubunebwe cyangwa n'umwiryo no kumva adakeneye gukora ubugambo bwose wirirwa uvuga kuri top shatter. Ngaho waramuzamuye, ngaho waramufashije, ngaho utakunyuzeho ntahagera, ngaho ndiriza byose byangizeho nuko mba nakwihoreye ukagira ngo ndinjije. Ariko burya useka neza nuseka nyuma. Good luck mu byo urimo ariko channel yaba terminated yagaruka ntuzigera unshyira hasi. Wowe mbaye mbikumenyesheje ejo nafungura n'iyindi abarebaga ibyo nkora bakongera bakaza. Philpeter akomereza. So urabyumva ute ibyo bintu? Ubundi aho ngaho nta n'umusesenguzi nashyiramo ahubwo nakubwira ijambo rimwe. Aha ngaho arimo guhangana kw'abantu babiri. Aha ngaho urumva ko Yago yaje noneho ashaka kugaragaza nawe ukuri we nako kudakenewe mu Banyarwanda. Impamvu ko kudakenewe ni iki? Ibibazo yabajijwe ntiyabisubije. Ahubwo we yazanye indi content. Yazanye uvuga ngo bamubajije ati twereke ibihamya we ava muri ibyo ngibyo bazavuga ati uri mu banshi nyine se ko uyu nguyu we wasabye ko yagashyira hanze abyo afite nk'ibimenyetso bihamya. Yago cyaje kukora we ahise ashinja umuntu. Nge nabyita no guca intege abandi bantu bakwiye kubaza Yago kuko nk'ubu ngo ntabwo yemeranya yahita yandika abonye iyi ngibi yavuga ati nanjye nandika nanjye avuga ko ndi muri ya timu. Ukumva neza ahubwo Yago yakwiye kuvuga ati ngiyi screenshot ngizi message zanyu ibyo mwanshije ngibi Philpeter nguyu warangambaniye. Ariko mvanga bataye kwatakana ni babiri. Ariko ikigaragara nkuko yabigaragaje muri nonero irasobanutse wenda ku muntu ushyira mu bushishoza ari kuyumva neza. We aravuga ko we na timu ye ngira ngo ibishize habaye saga avuga ko abanyamakuru babiri bamugendagaho haza guhuza Irene na Sabe. Bavuze na byinshi ko abahanzi batajya gutanga ibiganiro iwe ndekeye kwa babizi gusa ibingibi baza kwiyumva. Yes ako iki kibazo yongeye kumentioninga ko we na timu ye bivuze still Irene aragarukamo
ko timu ya Philpeter ni ariko nanone ntabwo twapfa kuvanga Irene yajemo kuko ntabwo tuzi timu yavuze yariyo timu ya The Choice ariko irazwi mu bantu bose. ariko ubundi urebye The Choice ifite abantu benshi, hari abo tubona, hari abatagaragara, turi kuvuga abo tuzi abo tuzi, ariko ubundi umva ahangaha oya Emirene arimo of course, ubwo ahangaha nyine ndashaka gukina kubwiye byavuye mu kuba ari ikibazo rusange, byavuye kuba ikibazo Yago afite, byabaye ikibazo noneho afitanye n'abantu ku giti cye, bati yakica ahantu ngo bagikemura ahantu nakabanywa fanta cyangwa bigende biyunge mu gacaca cyabakora akagoroba k'abagabo, sibyo ibintu birangire, ahubwo n'abatanye kwatakana hagati yabo. Ngaho ibaze n'uyu munsi Yago afunguye indi YouTube channel nkuko abivuze aho ngaho, nuse urwango ntabwo uzashira, icyo dushaka ko bahuza Yago yerekana ukuri, abandi bicare baganire birangire, ibintu biveho, undi asubire mu kazi, nta ugaburira undi muri bariya. Yewe abafana twe tujya aho dushaka, bamuganiriza kumva umuntu uvuga uti YouTube ni nk'isoko, ushaka gucuruza inyanya mwese ariko umwe gafite intoya ndafite nini ukazifata, so nyine bumvikane ibintu birangire, bazi bakomeza akazi bro, muturyohereze showbiz kuko byatanya kuri Yago ejo bakumva undi n'undi, kuko niba umuntu ashaka kuvuga ati na reporting akana kakava kuri YouTube ni kibazo, nawe uzakoda afite security uvuga utese ukanaka noneho nimwiryaho ntazakora ibi nibi, ubwo bizatuma wowe uta identite yawe. Kubera iki nzaba manager do ndashaka kuma interview ni nutabikunda ku reporting, so uvuga utakuya ngo bandi reporting reka nkore interview n'umuntu uje mu byo utasanzwe ukora, so niba mubwira ngo nibijya ku iki cyuka ngo bijye hajyeho ukuri cyangwa se bagaragaza ukuri abagufite, ibintu bizaba bibi nyamuna abantu bahedinze nabira ngo no social media ku YouTube, usibye no ku YouTube gusa usanga banahedinze kuri za Instagram bapudetinga abantu mu buryo butandukanye, mufite mu maboko abaturage benshi babadukurikiye, kandi ibintu kuko bishobora kuzakurura ikintu kibi yaba no mu bakiri hasi na hehe, mu by'ukuri ugasanga bizaba iturufumbi. Aka kanya iyekereza ko ikibazo cyakabaye gikijwe n'abagifite mu biganza. Yago please, Yago nibuzi abafite ikibazo nabaguteje ibibazo bashyira hanze Abanyarwanda bamenye ukuri, nanjye niko mbyumva tunanzura. Iki kintu nakubwiye cya nyuma, hari kintu abantu tutari dutekerezaho cyane, buri gikintu bita inzego z'ubuyobozi zibereyeho kureberera abaturage, kandi ikintu kankubwiza kuri inkuru yose iri trend igira aho igera ikandikwa, nibikomeza gutya ushobora kuzabona hari inzego zitari ngombwa ko zinjira muri ibi bintu, ariko zishobora kuzamo bitewe nuko ari inshingano yazo. Kuko niba Abanyarwanda barenga ibihumbi bari guterana amatiku, wowe uri umwana mubi, wowe hata warakoze, wowe wadipotinze kanaka, wowe ntago n'inshuti nziza, hashobora kuvamo ikindi kintu gikomeye. Niyo mpamvu mbwira nti bishobora gutangira ari beef y'abantu babiri cyangwa batatu cyangwa batanu, batayisoza neza hakazamo izindi nzego, hajemo izindi nzego rero kubigarura byakomera. Niyo mpamvu ujye ku mwanzuro wanjye nabivaho, ni abantu b'abagabo bose n'abapapa twubaha, kandi njye nshima n'akazi bakora. Niba Yagazi bafite ibibazo nibicarane, niba adashaka kwicarana nawe abareke, we yikorera ibyo ashaka, kunucana yagaruka ashaka iki, cyangwa niba akarimo kandi ajya gukora akamaboko, cyangwa se niba indi YouTube channel afungura, ibibazo bivemo mu matwi y'Abanyarwanda, twirebera ibindi tuve mu matiku bro. Yes, nanjye wenda reka ngira icyo mvuga nka kotsanye nk'umunyamakuru. Mu by'ukuri bino bintu byaje kuri social media ndetse byaje no muri rubanda, abantu benshi bamaze kumenya ino saga, bamaze kumenya ibyayo, kandi mu by'ukuri ushobora kwicara n'ababigufashisha cyangwa se n'abaguhemukiye mugakemura ikibazo hagati yanyu kikanarangira kikava mu nzira, ukaza ukabwira Abanyarwanda ko ikibazo cyari gihari cyarangiye. Iyo niko timwe, ariko nanone bikaba byiza kurushaho ukizanye ukagishyira ku meza, ba abantu bagukurikiraga banagukunda nabo ubwabo bakamenya ukuri, ariko niyo mwaniyunga. Kwiyunga ni ibintu bisanzwe, Abanyarwanda bariyunze kuva kera, mukiyunga ubuzima bugakomeza. Kwiyunga ni ikintu dufite, ni intwari ikomeye tugendana, turabambere ku isi mu kugira izo mbabazi no kwiyunga. Rero ntekereza ko icyo kintu gikwiye gukora byabasaho cyane ko ngiyeho bigeze n'ubu ngubu, nta nubwo wenda ko waruvuze sinangoma akashyira kuri public niba abo bafite ibibazo noneho, ahubwo nabikemure, kuko impamvu abantu basaba public nuko biteye gukemuka. Ariko sinangombwa niba abo ngabo barimo n'abantu b'abapapa niko navuze, ubwo bo banze kuganira nawe nibwo yabyerekana. Ariko najye ni box ndabizi ni inshuti zabo baravugana,
nkavuga ati banamuha ibisobanuro kandi ibintu byoroshye bro, ariko nawe nkuko afite abafana benshi ashize mu rujijo, nabyo abonye ari byo ngombwa yabikora. You got what I mean, bro. Yes, isaga reka tuyiveho nuko tutari kubura kwiganiraho byimbitse kuko nisaga nabonye yakomeje guteza ikibazo, intambara, umuriro watse hagati y'aba bagabo babiri kuri showbiz. Wumve kuntu ibi bintu bitanoroshye. Philpeter ubwe iyi post yakoze imaze kurebwa n'abantu bagira mu 31 mu masaha atarenze 6 ubwo tuvugana, ubwo dukoze kino kiganiro kugeza amaginga ya comment zirenga 758 zimaze kugera kuri no post. Ni ukuvuga ngo Philpeter akurikirwa n'abantu 427 almost 500,000 n'abantu benshi cyane. Ni Kigali arena zirenga navuga zirenga 70 ingahe zuzuye. Ihagaciro abo bantu baba bashyizwe mu gihirahiro brother. Niyo mpamvu ubwira ni ibintu batakemeye nk'abagabo, ashaka kuza ibindi kandi bitari ngombwa kabisa. Yeah. Yes, ngira ngo usibye nibyo rero yana amagambo yanditse yaherekeje post yakoze y'umuntu bigaragaza ko yamwandikiye muri inbox, bamubwira ngo niwe wa reportinze n'umuntu witwandagije Imana amwandikiye, kandi akavuga yuko atari umwe wabigiye ubikora, ni benshi bagiye babikora bamwandikira mu buryo bugiye butandukanye, kandi ugiye kubona claims zitandukanye zagiye zitangwa n'abantu nabo tuganira hafi aho ngaho, ubusanga benshi mu ba YouTubers bakomeye hano mu Rwanda abaturage cyangwa se audience bibasira, nkuko twavuze haruguru amazina atandukanye, harimo abo basabe, harimo bacita, harimo bajado, harimo n'abandi nagarutseho bavuga ngo ni mwebwe mu by'ukuri arabizi. Yes, katukiveho twanacyanzuye, ariko twibwirire urugendo rwo muri China narwo ruteye amatsiko cyane. Ukuntu waje kwisanga muri cinema muri China, ariko n'ukuntu waje kujyayo n'umwaka wagiyeyo byagenze bite, kugira ngo ngira ngo wenda mukanye niyo filime ifoto wagaragayemo byasaga neza cyane, nahoze mbona nzireba. Ni film kugira ngo ndumukomanda umeze nka komanda agiye kubohoza. Kuntu byagenze 2015 nagiye mu Bugande, ngezeyo maze amezi 6 ndirwa umugisha niko nabyita, mpita mbona ishuri mu Bushinwa, nagiye mu Bushinwa kwiga. Ngezeyo ngira mu mujyi twa Hangzhou, then Hangzhou nahize semester imwe, mpita nimukira mu mujyi twa Guilin City, mu mujyi wegereye Guangzhou. Abahazi nyine ngo bahita babyumva, kuva Guangzhou ujya Guilin ni amasaha 2 muri train. So njyayo nk'umunyeshuri, ariko nyuma yaho gato niba bizi ko tuvuga tuti none se ubwo nyine umuntu wazamutse hejuru nzakamenya rivale. So nuko byatangiye. Bamwe bashiti banyu nasanze banyinjiza nyine, bambwira ati ushaka kujya muri casting, njyayo biranga. No casting yari yabereye ku ishuri muri quartier, byagenze gute? Ntago ku ishuri kuko umva ngiye kwiga, kandi hari ibyo dukora byinshi nabita kubikora wihishe ko ufite student visa. Nagiye nyine ahantu bavuga ngo taye yanjye ni ataye bashaka, ntaho bihuriye. So ndagenda mbaho aho ngaho, cyokora mbasha kugira ahantu nigisha ka basket gakeya. Amahirwe y'umuntu yo muvandimwe kankubwire ntago menya hava. Wigishijeho na basket muri cyane? Ariko gakeya ko ntago ndi umuhanga nanye cyane, niko akundi nyine uvuga uti banyirukane nakoze. So umuntu anyimye akazi yari umu agent, noneho njya muri club one day uko naguye ko nkora n'ubu MC, ndi ku MCinga nsoje mwana n'umuntu petuva muri Ethiopia, ambwira ati bro dufata agafoto tujya hanze turifotoza bisanzwe. Then uwo mupeti we asaba akazi muri iyo movie, ariko asaba akazi bo ntasabye njye akazi. Yari direct we bahuye ahantu kuri table gusangira, amusabye akazi amvuga ati imifoto. Mupeti nabona ifoto mu mafoto yose afite ahita mbana turi kumwe, ayimwohereza anye ndiho, avuga ati mbere yo guha akazi uzabanza n'uyu muhungu. Bro ngiye nabwiza ukuri natsinze ntaragerayo, numvise naje bana kwifoto gusa. Unuvuga ngo iyakiye akazi ko kuza muri filime, ahubwo wowe kuko mwari muri kumwe kwifoto bari bahitamo. Batahitamo ngewe, then bana ma condition none bati kuya mutuguha akazi bashaka uyu mutipe nawe uzamuza. Yes, bihuzwa nuko nge banyimye akazi.
nanjye ndavuga nika mbiryoho gakeya ndebe yes niba wari warakatse warakatse se ukiberaga kwimyembereho gato byari byagenze gute kandi wari ufite amafoto cyangwa se nari nawe nyine babonye bakahita bavuga ati wow urabona ni ibintu utamenya ukuntu biba byubatse ni nk'uko sinagura urugero ni nk'uko ushobora kujya mu kademi k'ikipe runaka kakakwanga ikipe nkuru ikaguhitamo so njyewe uwanyanze n'umu agent wowe bari bashinze gushaka abakinnyi ariko nawe hari abari bamuhagarariye yes ubwo njyewe director wa filime ubwe niwe mwahuye director niwe wabonye ifoto yanjye njyango nari impari noneho ubwo nagize n'Imana kuko amafaranga umu agent ahemba nayo filime yatanze atandukanye so nagize n'Imana ngiye wumva nigereye yuko nabyita igereye kwa boss avuga ngiye ngo byari guca ku mwagent agakoramo akaguha duki yeah akari nawe witwa boss wanjye ariko birangira muca umupepera ni ha ese kutashuje abantu badukwikiye mu gicayina abantu benshi bize muri China n'abashinwa basigaye numva bazi ikinyarwanda n'aba bajya bagarira ibiganiro byacu kubazo bro ijambo basuza mu gishinwa rirazwi cyane ni ha cyangwa se ukabaza umuti ni hauma no kumva ati umeze utamari cyangwa ukavuga uti izina ry'igishinwa se naryo rishaka banita haibo haibo bisubiremo bro haibo hanyuma se ubu ntabwo ushobora kubwira okay ubu ntabwo ushobora kwifuriza abantu umwaka mushya June shine kwaila nuvuga ngo shin ni ikintu gishyashya kwaila ni nko kuvuga nyine nk'umwaka mushya n'undi mu cyongereza noneho kwaila ni ukuvuga ngo byiza shine ni kwaila yeah good hanyuma se ubundi wowe musingaga muri club muri China uvugaga uruhe rurimi burya nubwo naho muhanga cyangwa icyongereza ndagerageza kandi burya noneho biratandukanye bijya kwemusinga muri club ni ibintu byiza cyane kubera ko abantu nyine monde barimo n'abayizi akenshi bashaka move kuko nigeze kugerageza kubyinaho gacyanzwe mfiteho ka nosiyo baya buryohe buriya duhuye bapfukama uko niwe nemeye mpamvu mutanze urugero mbabarire wenda ya kubyina ndagerageza navugaga icyongereza rimwe na rimwe bajyaga bambwira ngo mvuge n'igishinwa ariko nyine ko icyongereza cyakamaga igihe mvuga ikinyarwanda abantu basinze ntabwo babyumva bro ndashiduka uvuze ikinyarwanda ngamaboko hejuru babumva indi terime ya dajuku ese abashinwa buriya muri club barenjoyinga bumviye imiziki ko bumvise imiziki yo muri China ntazi ubwo ikintu cy'amatekino ibyo ni ibintu byabo ni ukuvuga mu Bushinwa atazunguje umutwe ntabwo yaba ari kubyina nk'uko abanyafurika mukunda ngo bum bum ariko bo ni tum tum yes ko mu tekino sasa na byero buri kunywa n'ubushyuhe buba buhari bro umwe musuhaye nyine nuwo kureba ukishima ntabwo ari kuvuga ngo wishime umva ibintu bitandukanye kuko byo kuza ngo wakata yeah that's why nyine ubwo abareba vibe yawe yes ese ubundi abahanzi hariya muri China uzi naba kamubwiza ukuri ahubwo nangiye kukubeshya pe kuko njyewe numvaga ndi mu z'inyarwanda inyamerika noneho ikindi abahanzi babo baba bari loko cyane bo bafite ikintu bakoze bafata industry imwe bayigira nka export bafite abantu bavuga bati mwebwe tuzabacuruza hanze y'Ubushinwa ibihangano byanyu abandi babagira loko yani ko babaho nyine ibintu byabo byose biri ku murongo kwa yeah hanyuma rero muri filime uza kwisangamo winjiramo yari filime yiteguye iteye yari mwayahe mazina experience wayikuyemo ni yihe mu byukuri ya movie ya mbere bayita Chinese Peacekeeping Force n'abajya kuri YouTube bayibona nayigaragayemo ndingabo yes ndingabo anabaye birebe cyangwa se ubana gafoto karere narwaye no mu Rusiya bro wajyaga ry'intare wigikokura we nabonye mu costume reka mwereka abantu uri we costume nuri we costume mwarwanye yego kari gisore cyo nazibagirwa iyo bajya gufata hari kwa kundi bajya gufata amashusho nge bamaga imeza ngewe ntaga bafata amaguru tukareshya bro yajyaga agiye gutya gukora ibi ngibi bagaterura gutya gukora ibi kunsuhuza ni nka gutya brother
ngo abanyagana ngo ni abasore n'abaki abarusiya barakaze so ivaho iyo filime se mwakinnye uyu murusiya mwarwanaga mu buhe buryo just iyo ngiyo ni bayita Chinese peacekeeping force baba bashaka kugaragaza ngo uko baje kugarura hamwe mu bihugu byo muri Afurika kugarura amahoro ariko icyo gihe bahimba nyine igihugu ntabwo bahita nyine filime kwa so uwo murusiya nawe aba yaraje muri Afurika ari nka bodyguard cyangwa se ibouncer y'umushinwa w'umukire so ngewe nanjye nungirije boss wanjye bari ikihebe tujyayo tugiye gusahura then bakadufata tukarwana ariko ndabona abenshi muri bano basirikare muri kumwe nako ni bose ari abanyafurika. Yes iyo ni ukuvuga ngo iyo ni role nyine iyo foto uri kureba aho ngaho bava ngo tuba mu gihugu bita Senolia ntago kibaho akwene abasposa kari igihugu cyo muri Afurika nizo ngabo bari nk'izo abanyafurika so bo baza nk'abaje muri UN bro ya ni filime nyine abashinwa bashaka kugaragaza ngo ibyo badukorera nyine no wabigenza ute se niba bikora simbizi just movie ukurikije ukuntu ujya ubona bakina bashutinga movie naha ujya ubibona ujya ugira ku maset atandukanye ukareba n'uburyo mwashutinzemo filime wabigereranya ute? Oya mbigenje nkoze kosa nibigereranye kuko nshaka kubivuga wenda umuntu akabyumva muri angle nashatse kuvugamo ariko ngiye byarantangaje mu Rwanda usanga director ari we editor ari we umva ushinzwe imyambarire ari we nyine byose kandi ntabwo bibaho bro hariya ushinzwe gutegura set atandukanye n'uri bugabure atandukanye n'ushinzwe imyenda kandi nk'ibyo ntabwo ari umuntu ni company hamwe ushobora gusanga ku munsi bashoboye gusora nka $1,000,000 kuri filime imwe mu gihe mu Rwanda wowe wazigwa iyo ni $1 filime zo mu Rwanda zihagarika akini yanjye imyaka nka 30 ya ntabwo ibikabyo hari ibyo dukeneye kwiga hari aho dukeneye kugera ibikoresho abashoramari se kuko nyine hari bisaba amafaranga kandi kuko niyo umuntu avuze ngo ngewe nzatungwa no gukina filime ntabwo muzana ngo ngwino ngo nkutwikire ngo uje muri filime yanjye no kuvuga ngo niba yavuze nzakina filime zamutunga nubwo ntujye umva se waya umuntu afata na credit muri bank agiye gushyira umuzigo wa filime ko nabyita nka $50,000 kandi babona projet movie yanditse bank ikamuha credit yes ibintu byagutangaje rero mu buryo bwa shooting ni ibiki? Twebwe dukina iyo filime twabanje gukora na bitikosi y'ukwezi byari iyo nk'abari ku rugamba tubyuka saa 10 twirukanka batuvuruguta batwigisha gupfa bakurasa ugapfa and then ziramunda zarizinya izo ngizo uri bubone zaririyo nizanye n'amasasu si ko babigenje ariko n'amasasu nyine uburasiko nakurashe and then hari ibintu bakwambika ku buryo niba kamera ivuga ko urabupfuye habari umuntu wishinzwe nyine baba bakwambitse akantu kariho amaraso ku buryo bihuza akandi sasu wewe bagukanda akantu pa ugahita turika niyo mpamvu ubona umuntu ugakora nka telecommande yes niyo mpamvu ubona abantu muri filime ubona benda gupfa nk'ibyanyabyo kuko urikanga biri seri kuko niyo jado unyambitse ikintu hano ukumva kivuze ngo pum wakihagaraho koko kandi uzi ko nese igiturika ni igiturikira mwe imbere cyane nicyo bakwambika igishashi kirimo nka butapro kiba kirimo amaraso kimeze nka bari bajya gutanga amaraso ni igishashi bakwambika mwe imbere noneho bakayista agasasu gaturika kakanasenya kakanaca umwenda wawe kuyanga amaraso asohoka nyine abari bafite gaturika katagasohoka yes numva iyo gaturitse nawe wagiye muri mood kumva ikintu ngo pa uhitugwa hasi muvandi ukahita upfa neza iyo upfuye neza baraguhemba ayawe yari ikindi cya kabiri nagira amahirwe yo kujya Beijing umuseta Jackie Chan umuvandimwe wanjye kumugeraho byari bikomeye ko nifuzaga ifoto nuko ya telefone bayinyibye nifuzaga ifoto gusa yaravuga ati basi nifotozanye nawe umva ariko icyo gihe nyine nawe abyumva nkashyire stati umuntu agifite mind z'abana and then ngize imana noneho bampanga kuri role nawe noneho cyantunguye nyine nuko babakwigisha kuri hoteli ibipfunsi kuntu ubikwepe se aho uri bugwe bakakwambika ibimatora n'ibiki nongeye kuko nishyize umutwe
nahuye n'umuntu w'igitangaza bavuze action namurasha ingumi babura mwashi namurasha ingumi pe bashaka kumukorera amateka nawe niko benshi babiketse namurasha ingumi iri seriye bakuri n'ubuna byamaze kuba haba igikuba kuko bafite bodyguard zitari munsi ya 50 baramfata banyicaza ahantu akwangira ubwoba ubwo barampungiza Jacket ntabwo njya gukira n'abirabura kandi wanditse movie ibyo yateganije kandi niba hagarika movie nabwo amafaranga batanzwe ku munsi habaye inama yo kwiga ku ngumi yanjye batise duhindura acteur ati se ikibazo na acteur ya Jose n'ingumi birangiye yarangiye bagukuyemo ari oya kuko icyo gihe kuri set twe turabirabura batatu kandi abandi bamaze kubashutinga mu bindi nicyo cyantabaye niko navuga and then baraza rero batanyigisha no bati mwana reka ibintu nk'ibyo reka ibikabyo naye ndababwira ati mumbabaye nahungabanye yes ubwo nyine ndavuga nayo ko ntari mu mateka yanjye nzandikamo ko narashe Jack ngubise umuntu ingumi namukubise ibi kandi nta sentire ntwaregira nta taekwondo nzi ariko wize karate oya nazize nk'amezi 3 kubera ko cyangwa bavuga bro ni impano movie ni impano kuko ibyo tubona byinshi bikorwa ntago babyikorera gushaka gukina movie harimo script yo kuzatwara moto counter yizi so undi muntu yagutwarira ni ibintu byoroshye cyane singoma kubura indwanya ya danje ngo ufa kubugaragara nka Yago icyo bashaka kuba cyo ngewe wabonye igisura cyane kwa giteye ubwoba akavuga ati wesha ntago twagukura icyo wakora cyose ariko icyo gihe character bakeneye zifitinga n'isura yawe yes kuko n'icyo gihe gym yari imezeho neza nayo imeze neza gake ari igisore byo narageragezaga brother mu banyafrika bakeya b'abasore bagiye mu bushinwa oya ubwo mu bari bagiye gukina iyo movie navuga ko narageragezaga tu kandi iki cyakabiri cyamfashaga nayenza agashinwa gakeya badakenera umusemuzi so bikamfasha ndabikora bigenda fresh wow yes niko bimeze rero ni Olivier twaganiriye cyangwa turi kuganira muri kano kanya ngira ngo wenda mbere ko dusoza wasitubwira experience wakuye muri China ndetse na gahunda zikurikiyeho hano mu Rwanda ese kuki udategura filime na uri detail experience wako yarango bari iyo wagira ikintu wereka abanyarwanda filime nyarwanda se ujye ureba byuzuka ukabona ziragerageza nizihe filime nyarwanda zigerageza ni ya Aria ya filime narebye Aria Cool the movie the movie ya filime ni fresh cyane kuko urebye ishusho ukareba ubundi ngewe ndeba filime ntago sinzi ntago ndya nk'iby'abandi akenshi nubwo nita ku mwanditsi banza kuyavuga ibyo yanditse nawe uko yabihuje nabo babikorana so hari ubona umuntu role yahawe ukabona umuntu ni example yarayikwiye ukabona Ndimbati umukinisha filime atereta ari umusore gutereta gusa koko bro iyo filime yagiye utone kosanyira ako kanya ariko indi filime nkunda kubona ni filime ita Indoto nayo filime irimo abapeti b'abahanga cyane indi nagikunda kureba niyo bita Muzehe Peti ariko sinzi aho yahereye yaburi wirengera mu ibanga rikomeye cyane Muzehe Peti rwose ifite umusitari tuzeta isimbi igeze ku nyandiko yambwiye ngo nanjye nsigaye nkina filime kuko urebye ubona arimo Muzehe Peti buri izashyira igaruke hanyuma se Olivier ubundi muri China ubundi byo kurya nyamwumva bavuga iby'inzoka n'iki wagerageje kuryaho na gikere wariye jewe nari kukena ko cyagihenze nari kukiri uko igikeri buriya nyine babizi kigira amaside menshi gitegurwa nyine n'abahanga akenshi iyo bavuze umuhanga akoba akorera ahantu heza cyane so ntabwo nagiye amahirwe kujya muri hoteli gitegurwamo ariko wasa nakiriye mu isambusa ntabizi isambusa yabikoshe oya ubwo n'ikindi cyo ko cy'Imana kimwe nigeze kujya ndi mu kazi burya kankubwiza ukuri hari n'ukuntu njya kureka ku gacupa havuga kahijya kantabara hari igihe nagiye ahantu ndi mu kazi bateka imbwa batetse imbwa ngiye nywa agacupa ko naniwe karansinziriza ndaryama abandi barya imbwa
mbyutse mu gitondo boss arambaza ngo twari imbwa iryoshye wasinziriye kandi ngo urubwa ngo ni umwe mu nyama za fresh ari ifite imbwa rwose umeze neza kuko ariko nyine none ntabwo ari bose abashinwa bose barya imbwa burya hari mu bwoko runaka yes hari abazikunda batazirya ya hari n'abatinya bazirya nyine ariko nyine barazirya ya birofishe kabisa man none se man nta kintu batarya hariya ngo Kongo ngo bararya wakata ntabwo baravuka bariya bro hariya rwose ushaka kuvuga ati ngiye ndashaka urushishi rutwite ntabwo wabura shop ujyamo ntabwo nkubeshye abashirwa bro wowe n'umushirwa ngiye kiza kundeba abashirwa bazi business wewe n'umushirwa ati ngiye mfite deal yo kujyana ahantu tuvuge inshishi zitwite 1000 ahita kubaza ngo bafite angahe kandi ntabwo wazibura trust me kuko usanga hari imbeba ngo zikaranze ngo zitogosheje bro kibaza inzoka man impamvu yavuga ngo na covid ngiye ngishaka yavuye mu nyamaswa barya bro byose bararya yeah. Yes, kadusoza ikiganiro Olivier tuganirije neza yaduhaye analyse nziza nk'umukunzi wa social media cyangwa se wa zino mbuga zacu tuba tugenda tuganiriraho mwabyumvise kuri saga ya Philpeter yavutse na Yago twaganiraho byinshi aduhaye n'urugendo rwe muri China no kuntu yagaragaye muri film agarura n'ibyamamare bitandukanye harimo na Jack Chan cyamamare gikomeye akabona murya n'ingumi Olivier mu by'ukuri turagushimiye cyane ubutane dugukenera kuzinda analyse zitandukanye turayikera kuzaba hari yes nzamaye gusa hagati hakana kibagirwa mu minsi mike ndaje mbazane ahubwo ngiye kubazana umuhanzi ngubu ndashaka ugiye kumanaging umuhanzi cyane ngiye byaranze reka nze ngirageze basi ko ndeba aya namwe muzamfasha tuzagufasha cyane turiteguye kabisa mfite umutipe ushoboye kandi umeze fresh cyane mfite nakarebo gato yandi gushaka gukora kazaba karimo abahanzi harimo abafotografe ahubwo wa mutipe ntuzamwongere ko ntago nzamugo oya ahubwo nshaka guha abana ukazaba murusha wow good tekerezo cyiza vraiment ikindi abantu bakunda ikintu bita inkoko bagira ibirori bashaka kurya inkoko bakunyuraho ko baha nimero zanjye ngiye baha inkoka izibika kandi koko ngufite inkoko n'ibihumbi gufite inkoko ibihumbi nigeze no ugize kunzanira amasake abiri yari yananiye oya hariho nkorera nyende kwamamariza ariko nyine wazishatse ziraboneka vraiment ubwo nyine to business ndimo mu nyamisi mu Rwanda turashaka ubushobozi ngo ndebe ko nanjye nagira icyo nongera muri sinema nyarwanda yaba imyandikire ndazandika zamaze kuba nk'igihumbi narazanditse yahi nabo ngenda directinga iyo mbona bafite gahunda ariko ntago uko igihe utanga ubufasha kuhera ugira uhera nyine kwa kuko baje dona kubwiza ukuri nyine no guiding izina ryawe cya brand yawe hari ibyo uhera umuvandimwe just ariko ngiye umuntu wese ushoboye kandi ubona ko nge nagira icyo mufasha am ready kabisa yeah. Reka tugushimire nimero zawe nizihe ni kangahe nimero yanjye yishyira hasi okay namukire ugenda avuga nimero cyangwa bajye baguca urama ikarita ya business card yes okay. Nuko bimeze reka tubashimire mwese mwadukurikiye muri cyo kiganiro rizira ko ibyo mwakuyemo twaganire neza nshimire cameraman wadufashije bamwita bwana Emilie wakoze ku majwi n'amashusho nge mwabanye mu kuyobora ikiganiro ni Jado twishime mukande subscribe aho hasi muri benshi kugira ngo dukomeze dukuze Elisi family akazogera ese bude byongera iki zogera notification bivuga ngo inkurije ikiganiro kije uhita ubona ko kije ariko niyo bavuga ngo Abanyarwanda cyangwa sinze abantu benshi ikintu kitugora tutazi byari byo kuba uri kureba iyi nkuru wakana ngo wanditse subscribe byonyine ko ntawe kwishyuje atariko ntago nabikora why ati baba bapinze please bikore basi bikorere Jado narebe niba utarabikora byo bikore kugira ngo twongere umubare wadukurikira vraiment yes kandi ikiganiro ni cyiza utacishimiye no uragiskipinga nk'ibisanzwe nyine kishaka guta muri ryohera ejo bakora n'ikindi kikamushimisha so that's why nanjye no mumbabariye mukore ka subscribe niko bavuga nakazogera ngo abo bro iryo jambo nge ryarangoye bro uyarevaga niturije ariko na cameraman wawe sawa nanjye ndamushimiye da
mwadufashije cyane kandi nari nishimiye kuza kwa Iris TV yaga nkumva like naguheruka kera yabizi ariko nishimye nageze ahantu nasanze ari fresh cyane Imana ikomeze bateze imbere mani mukomeze mugire itafari mu cyamashyo by'inyarwanda so hanyuma ku Instagram yanjye ni Jado 10 tuyishime ushobora no gukanda follow ukaba wadukurikira ikindi ubwo nababwira nuko wifuza kwinjira mu muryango Iris Family ushobora gutanga nimero yawe ya WhatsApp aho hasi WhatsApp number tukakunjira mu muryango wa Iris tuzadukora byinshi twazafatanya muri byinshi mukaduha ibitekerezo ndetse n'ibyo mwifuza ko dushyiramo tukabyongeramo tunyuze muri uwo muryango bimeze nka famille nyine family bye bye ibiganiro byacu ni butaha ciao ciao